wabyaye ba mama ariko umuryango wacu ukwa byinshi ariko ku buryo bw'umwihariko umuryango wa Kabutoka Imana yarakoze rero yakuduhaye nk'umubyeyi mu muryango wacu tukawagura abamukomokaho nabo batangiye kwagura umuryango baduhuza n'indi miryango wibuke itariki wavutseho ukazani mbese Zani mbese Zani mbese Oya oya sinogenda nasi Oya 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 sinogenda nasi Imana sinogenda nashimye umyaka yose waturinze sinogenda nashimye uguye umugisha wawe sinogenda nashimye kugenda nashimye oya oya sinogenda urakoze cyane ndagira amasiga Imana yo mu ijuru itugejeje uyu munsi wo kuzuza imyaka 100 ya mama tugiye hari tugiye duhumeka tukaba tubayeho Imana ibikoze ishimwe cyane. Ijambo rya kabiri turashimira abatekereje gukora kino kintu kwizihiza kugira ngo uyu munsi tuzahugereho kandi tuzavuge imirimo ya mama. Kuri urya wese wabitekereje turamushimiye Imana imuhereze umugisha. Tugiye kuvuga amagambo arizo ko kuri atatu kuri mama. Ijambo rya mbere mbabwira mama yari umunyabwenge kandi ubwo bwenge mwakwibaza ngo se yakoze iki. Nubaza ajya akakubwira ngo iwe ngo ntakigira ubwenge ngo ntiyomenya kuvuga. Wumva arakubwiye ngo ntakigira ubwenge ukamumenya kuko abufite kuko kutabufite ga tiyavuga ngo ntabwo afite. Data amaze gusaza twasigaranye na mukecuru. Ni ukuri mukecuru yakoze imirimo ingana niyo data yagaza akora. Nobabwira ngo tungana simbizi ko atari kuba mu ijambo ryo kubesha ariko twese yaduhayika uko kuri mbabwiye data amaze gusaza mama yaduhayika. Icyakabiri mama yagajika no mu bandi bantu ba rubanda n'abantu barahicaye abo mama yahayika. Icyagatatu kuko yagiraga ubwo bwenge habe nawe bamugabiyika kandi ashaje ahaye ku kamera ariko kubwiyo mpamvu z'abya bwenge izo kabara zimuhaye yarazigabanye. Rero mama yari intwari yatureze neza aturera mu buryo bwiza. Ejo bundi naramubaje ndamubwira ngo se mukecuru ko batubwiye ngo dufite umunsi wawe mukuru ese tuzavuga iki. Arambidukira narambwira ngo se mwana wanje mwarike muzovuga ngo muzovuga kuko ndabazarindabarira ndabakuza ndabubakira mwese ko muri icyo gihe batari ntaba y'ubwenge. Mama yarabivuze kandi yarivuze ejo bundi. Kubw'iyo mpamvu rero mama agajeje iyi myaka 100 n'abahaye bavuga iby'ukuri bakabifata ngo uyu munsi ngurasa n'umunsi yarangirijeho. Oya uyu ni umunsi w'ibyishimo kandi byinshi wo gusabana namwe mwese tugasabana tugiye tubona mama arimo umwuka arimo n'ubwenge agihaye avuga iby'ukuri twiyerezwa hano nuko nguko sinoreka ndakoze kubasita n'ubwo imiryango yose iri hano ariko mama yavuye mu basita. N'uruza mbona abazagenda n'ubuhe n'abatashatse mu basita habe nakuri twashatse tugapfira n'abaganga. Abasita muri beza
kandi muzamujara abakobwa beza kandi by'ukuri bazamenya gutunga ingo bakazifata neza bakazatunga abana kandi bakabatunga neza. Kubw'iyo mpamvu rero turabashimiye bamuyomba, Imana yo mu ijuru irahereza umugisha. Rero mu kurangiza turangije duhindukira abo mama yicaye tumubwira ngo mama, imyaka 5 turacyari twifuriza kugira n'iyindi nyinshi. Burya muri mukubona ababyeyi bamara gutambuka habe n'abantu basanga bariko bararyana cyangwa bafite icyo bahuriyeho, ariko muri ko barabona turacanguka kandi mpavuga ni mama, kuko mama nambara kwa hari intumwa zerekereye ubundi akerekeye iyi mama ubu haguye ukuvuye kandi gufashe urakoze nawe. Bwana asifiwe. Turashima Imana yo mu ijuru ko Imana ari umugenga w'ibihe, Imana ishimwe. Ndumva basaza banje barondogoye, ariko wenda ndagerageza aho kuba bref, gusa ndaza gutindaho gatoya kuko ndimo n'intumwa y'abandi batabonetse. Amen. Muzukuri reka mbere kuvuga ku byo bashoboye kuntuma abatabonetse. Hari baramukazi banje batabonetse kandi byari ngombwa ko baba hano hantu. Gusa twamaze gusobanukirwa yuko mu isi bitazabyuzura, bihora ari umucagati. Ntabwo bizabyuzura ngo muvuge ngo ibintu biruzuye. Mu by'ukuri ukuntu mama duhagaze nk'umuryango, twari kuvuga ngo turi nk'umuryango umeze neza, mama twicaye imbere. Ariko hari abatashoboye kuboneka kubw'impamvu zitandukanye, zitagengwa n'umwana w'umuntu, zigengwa n'Imana izigenga ibihe. Ndi intumwa ya mama neza, nimwumva wenda mutabutswe kamwita mama nuko nje wari we wandese. So ntiyashoboye kuboneka, ariko mu by'ukuri yambwiye ngo nubwo atabonetse ariko ku munsi mukuru nk'uyu wa mama gihari akiyayiyumvira ngo mubwire ngo mama warakoze kuba umubyeyi mwiza. Arambwira ngo mubwire ngo mama ngo igihe yaje mu rugo rwacu ngo yasanze utagira ivangura ry'abana, ngo yaje ari umukazana ngo ariko wamufashe kimwe n'abakobwa. Yavuze amagambo menshi nyasubiyemo wenda ndatinda, gusa mu ncamaka yavuze ngo wabaye umubyeyi w'indashyikirwa. Ni niyo bande wambaye bimwe byamuturutseho, niyo mpamvu yatumye bikorwa. Rero yavuze ngo gushimire ubwihari usiyumvire. Uwo n'umwashoboye kuntuma, undi ni madame Kakadri nawe ari Canada yashoboye kuboneka, ariko mu by'ukuri bambwiye ngo wenda iryo jambo ryari kuza kuvuga mu bakazana, ariko kuko arije batumye niyo mpamvu ndivuze. Nawe yambwiye ngo wababereye umubyeyi mwiza. Kutaboneka kwabo hano imitima yabo ntinezerewe, ariko kandi Imana n'umugenga w'ibihe niko byagenze. Rero bavuze ngo mama ngo ngushimire kubw'ububyeyi bwawe, ibyo wabagaragarije ngo barabizirikana. Hari na mukuru wacu utashoboye kuboneka, nawe uri mu Bwongereza, kandi bw'umwihariko bakaba basangiye idini na mama. Umugabo we niwe wabigizemo uruhari, ni umukwe we muri make, ariko yabigizemo uruhari kugeza n'ubu aho mama bagaza baza kumuhera ukarisiya mu rugo. Mu by'ukuri mama ntigeze ahungabana ngo avuge ngo wenda kubizijanye n'idini. Ndashimira papa Jori ko yabigizemo uruhari. Rero reka ndeke kurondogora izo ni intumwa z'abandi, reka mvuga amagambo makeya cyane ahinye kuzo njewe nabonanye mama. Ndi umuherezi wiwe, ariko namubonanye amagambo novuga wenda igihe kikatujana tugatwara umwanya muremure, kandi mu by'ukuri amasaha ya hano azagenda bara. Ariko mama ni umunyabwenge. Kubera iyo mpamvu ningo twagiye dushakwamo, twagiye tuba abanyabwenge kubera izo twakomoye kuri mama. Jewe ari akantu kamwe nigiye kuri mama, kandi nari nkiri muto cyane, sinzi wenda ko mama kibuka. Ndavyibuka ni igihe Demari ashatse uyu mukaka Kasemahoro. Nari nkiri mutoya cyane, umwana wirirwa kinikidote udafite icyo yari yakora mu rugo. Nagaza numva mama akamubwira ngo nimuzoza mwakira abashitsi mu rugo, nimukaza mwarura ubwanza bw'imboga.
ntimwumva ko kantu nakazirikanye muzi ukuri n'umuryango nashatswe musimbyirase ndabizi ko ibyo bintu nabizirikanye ariko atari ukuvuga ngo nije yagaze abwira ariko burya iyo ukiri umwana bazavuga akantu ukagata mu gutwi rero mama ni umunyabwenge. Ikindi nize kuri mama nkiri muto cyane ndakibona n'ubu ndakizirikana nagaza mbona mama aje gucumba agasengera ibyo kurya byose agiye kugabura ako kantu kamwigiraho sinohagarara hano ngo mbeshe siza mbasha gushira ibyo kurya ku meza ntabanje kubisengera. Ntimwumva ko dufite utuntu dukomeye cyane ibintu bikomeye twagiye dukomora kuri mama. Mama ni umunyabwenge. Jewe ubwanje nashatswe tutari kumwe na mama kuko je narezwe na musaza wanje niwe wandeze niyo mwita papa bitunguranye kuko iyo umuntu yakureze ashobora kutakubyara ariko yakureze umuvuzi ibigwi utakosa riba ririmo niwe wandeze. Ariko nyuma yaho ngize umugisha mama ataraguye ruguru wenda ngo abura abamushingura cyangwa bigende gute mama araza ageze hano tuvugana nawe kuri telefone ndamubaza ngo se mama ko twashatswe tutabana nawe mfite izindi mpanuro nagize zabaramukaje banje bandeze kandi mu by'ukuri ndazizirikana n'ubu nzigenderaho kandi zaranyubake kandi ngira urugo rwiza simbyirase. Ndamubaza ngo se inama wari kumpa iyo nza gushakwa turi kumwe yari iyihe? Mama namusoromye mu ubwenge butangaje. Mama arambwira ngo mwana we nta nama nari kuguheza irenze abakureze baguhaye. Ibyo numva mama asubije ku munyabwenge. Ni ukuvuga ngo abandeze inama bampaye zaranyubakiye pe. Warangiza yongeraho akantu arambwira atariko sinzi ko babikubwiye iminsi yawe yose yo kubaho mu rugo washatse uzubaha ababyeyi wasanze. Tumwumva ko mama ari umunyabwenge. Reka ndeke kurondogora muzi ukuri ndashima Imana yo mu ijuru ko Imana igejeje mama muri ino myaka kandi tukaba twagize isabukuru nziza tukaba tunezerewe ababene mama bagihari. Nubwo bamwe bo baratashe ibyo natangiye mvuga ko Imana n'urugenda w'ibihe izikora ibyo yishakiye kandi mu gihe cyayo. Ni umunsi ukuri tubabaye kuko niko Imana yabigennye ariko kuba tugihagaze tungana gutya. Uriwe neza harimo mvugana na MC musaba ko hari umuntu utavuze ngo bakuru be bashobora kuba bamurishije inyama ariko dukeneye ijwi rye. Ni honte yagiye bamushaka turashaka ko aza guhabwa umwanya amarangamutima ye turayakeneye. MC twabisabye araza kubikora tubikeneye. Mwumva byinshi byavuzwe kandi amagambo yose yavuzwe nta niyo tugiye gusubiramo kuko twabona ayandi mashyashya uretse gushima Imana gushima umuryango no gushima data. Mwumva hari ibintu twavuga bitari n'ibyo turi buvuge bibarambire rero kubisubiramo kuko ni umunsi wo kuvuga ayo magambo ariko nubwo mvuze ngo bibarambire nabo tuvuze kubarambira bagerageza kwihuta. Ninjye mwuzukuru we mukuru uko babivuze. Ninjye watumye yitwa Kaka. Ninjye watumye yitwa Kaka. Iryo zina ni iryanjye. Aba bandi bose baje barikurikira ariko ubu iri ni iryanjye ninjye watumye witwa. Mu by'ukuri ndavuga amagambo atatu. Irya mbere ndashima Imana. Mu gushima Imana yakoze ibintu bine bikomeye kuri Kaka. Icya mbere yamuhaye uburame, kuba yaramuhaye kurama kugeza muri iki kigero cy'imyaka. Mu by'ukuri tumva tubishimiye Imana. Dushimye Imana yahaye Tate kurama akaba amaze iyi myaka agikomeje kubaho. Imana yo mu ijuru yumve ko tuyishimye yamuhaye kurama kugeza kuri iki kigero cy'imyaka. Icya kabiri dushima, turashima Imana ko yamuhaye urubyaro. Tate yarabyaye kandi abyara neza.
tate dufatanije nawe gushima Imana yaguhaye kubyara neza ukaguha urubyaro. Icya gatatu yamuhaye ubukire. Ngira ngo hari abandi gusa mu by'ukuri mu muryango wawe Imana yaguhaye ikaguha amaboko ikaguha ibintu byo kureramo urubyaro wari uhawe, tuyihaye icyubahiro. Imana yarakoze, turayishimiye cyane. Icya kane dushima Imana nuko yakwiyereka ukayimenya. Ukiri mu isi uri umugaragu wayo, umuja wayo. Turabizi, turabihamya, twavutse n'abavutse imbere yacu n'aba data n'ababakurikira basanze uri mu nzu y'Imana, n'uyu munsi uracyayirimo. Turabishimira Imana. Ubwo amashimwe y'ibintu Imana yakoze reka tube tuyacumbikira aho ngaho tuyahagarika. Reka tuvuge ijambo rya kabiri. Ndashimira umuryango, tati ndaza kumwikuza. Ndashimira ababyeyi bicaye kuri yanyu. Uwe uza kugira icyo avuga mu izina ry'umuryango wibarukiye umubyeyi, muze kuba muri hafi namwe, abandi turagenda tubakira. Abandi namwe mukomeze muryoherwe. Batatu banyu nshaka ngo mwicare aho mwahoze, mube mufungura nabonye mutarasoza, muraza kuza nyuma. Abamukecuru babise iri guhindura amateka, bakagenda bumva ibintu, noneho dushobora kuhamya abantu tukavuga imirimo yabo nabo ubwabo bayumva. Iki cyanshimishije tati, kuba turimo tukuvuga tudahagaze ahandi hantu, utwumva tukavuga ineza n'imirimo yawe, utwumva. Ndaza kubigarukaho gato. Imana yarakoze iduhindura aya mateka, tukaba noneho twumva ibintu mu buryo bucurukuye. Uko twabyumvaga kuvuga umuntu atakitwumva, tukaba turi kubicurukura tubishyira mu murongo mwiza, umuntu agahamwa gihari. Ni igikorwa cy'indashyikirwa. Babyeyi bacu rero, ibintu bose n'ibyo mutagishoboye, namwe ndabizi ko n'intege nke, mufite intege nke, ariko mufite amaboko, mufite ibintu. Imyaka isigaye tujya twicara tuvuge uyu mukecuru, tuvuge tate, twibukiranye imirimo ye. Turabyifuje, bitanze n'icyifuzo, muzabikore. Tujye tumuvuga agihari, twumve, yumve ko yagize umumaro. Iby'umuryango nabyo tubicumbikiye aho ngaho. Kuri tate rero, ku mubyeyi, uwo mugisha natwe utugeraho. Kuri uyu munsi rero turishimye no kubana namwe babyeyi. Wadufasha abafotora tukabagira vuba kugira ngo tubone umwanya w'ababyeyi nabo. Tubuze kohereza umwanya umwe muri bo uhagarariye abandi agira icyo avuga. Tubuze kubona kwakira abandi basigaye. Muze kwihangana kuko nahoze mbisaba dusozanye igitaramo. Umwanya usigaye si munini cyane, ibyiciro bisigaye bigize iki gitaramo cyacu turabisoza mu kanya kari imbere, ntabwo turi butinde. Mwakoze abuzukuru. Ababyeyi bari hano ku ruhande ngo mutange umwanya babone ko bafotora, wenda kugira ngo baze kuduha umwanya natwe, kuko turi buze kuvuga duhagaze hari iruhande rwa mukecuru. Abuzukuru murakoze, reka dusubire mu cyicaro, hanyuma meramene bafotoreye iyi foto. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Abateguye ibi birori, umuryango wiwe mwagize neza, Imana ibaha umugisha, mwagize neza cyane. Reka twumve pastor. Urakoze cyane. Ndagira ngo nsigaze Pastor Gervais asigare, noneho ngiye kumusigaza nk'umuntu wakoze mu nzego z'ibanze. Nabonye Honorable Duke
umusangi nziza isabukuru nziza isabukuru. Icyunguramiryango ni umubyeyi wabyaye neza, mu bo yareze ntihagira unanirana, ahubwo abasogongeza ku bwenge bwe barabubyirukana, ubu mu ngamba nabo bakaba bahiga neza. Abo wabyaye burya nibo bantumye ngo nkuvuge ibigwi, babimbariye byose uko bingana nubwo ari byinshi cyane. Ibyo bakubonanye barinze bangana uko bangana bakiri mu rukundo nabyo. Turi umubyeyi wabatoje neza, abo baribo babikesha abo wabagizeho. Wabahaye urukundo, waberetse urugwiro, bagufatiyeho ingero zitabarika. Uko wabareze niko nabo bari kurera ababakomokaho, ati umutima wawe uzira ikizinga, burya ukura imyiza inyuma ntinagusa imbere. Abanyabyinshi bahirwa koko, bo bakwise iwabo, bo baje kugusaba bakaguhabwa. Umutware Kabutoka yari yaratotse kweri, yaraje umwamikazi wiwe imyaka n'imyaka, anamubyarira ibikomangoma n'ibikomangomakazi. Kristo Yesu akuzwe, mwarimu w'igihe kirekire we. Abo watoje iyobokamana burya nabo bantu bambwiye ngo nkubwire nti barariyobotse kugeza magingo aya ntibarateguza. Uti wabereye imbuto nziza zitarabora kugeza ubu. Baturi intwari cyane kuko niwahindaguritse mu by'amadini ufatiri ureke ririya. Wagize amahame yawe ugenderaho n'imyemerere ntiwayihindura, aba ari byo bikuranga ubuzima bwawe bwose. Kubw'ibyo nanjye ubwanjye ndugusabira ku Mana, nagusabira kuzicarana na Bikira Mariya nyina wa Jambo. Abo wibarutse barakuramutsa, Ruturwa ruboneka, Nyirantore Domitira, Nyiramanyambo umwe wakowe inyambo ibihumbi, Nyirangenise Mahoro Bicengu, Hoza Musore kahozeho. Abatabarutse muri bo ubu ni abamarayika mu bandi, ijuru bararitambagira ryose uko ringana. Ese abavuga ngo umwuzukuru araryoha, bazaje bakakubaza wowe wagize no kubuviva. Mubyeyi mwiza, ngiye kukoherereza intashyo ku buzukuru. Erega nanjye nzi ko baryoha, gusa nawe urabizi sinavuga bose mu mazina, ubwo nzaza mvuga imfura ya buri uwo wabyaye, abamukurikirana bo bikiriza. Suko Nyungura uragahora wunguka, Tsinzi tsindatsinda, Rwizihirwa hizihirwa iteka, Nyamahirwe hirwa hirwa, Muragwa urakaragwa ibyiza byose, Jane imbabazi ye guhanza ziguhoreye iteka, Nyiragiciro uzahora n'igiciro, Sankara intwari cyane uragahora utsinda ku rugamba, Mutebutsi imigisha yawe iragahora itebuka, Ndanyuzwe gabirwa ibikunyura. Mwese uko muri 64 uwabyaye bababyara arabaramutse, buri uko umutima uteye utera batekerezaho. Ati kandi buri uko asabye arabasabira ati muzabe intwari mwese uko mungana. Ye kurondogora ndashoje kuba tuvuga ibintu bya mama twicaye iruhande gutya, umunezero umutima wanje wuzuye umunezero, tobasobanira ngo mbone uko bivuga. N'ikindi cyongeyeho akaba yicaranye n'aba bamarene baraho. Aba mama turabazi tukiri batoya, baratureze baturerana na mama. Ikindi kintu nasomye kuri mama kibitibye, mama yakundaga abashitsi, mwacu hahoraga abashitsi kuko data yari umwarimu w'ikanisa. Iyo kubera iyo mpamvu no mu mago yacu duhorana abashitsi. Ibyo nabyo ni mama twabikuyeho. Reka nsoze mu by'ukuri mama warakoze kutubyara no kuturera kandi no kutubera urugero rwiza. Nta kindi nabyongeraho, Imana y'umugenga w'ibihe ikidutujije kuba ukiriho natwe tukiriho abana nabo ihabwa icyubahiro. Murakoze. Yesu ashimwe. Jewe sensura musaba. Umukiza Yesu niho nikuza rwose, guhora mpagaze munsi y'umusaraba. Umukiza Yesu niho nikuza rwose, guhora mpagaze munsi y'umusaraba. Umukiza Yesu niho nikuza rwose, guhora mpagaze ibuye
y'igitare imbere y'igicucu igizimagarara urugendo rwanjye ibuye ry'igitare imbere y'igicucu igizimagarara urugendo rwanjye munsi y'umusaraba nzaguma iteka naho nabura ibyanjye ubonamo inyungu munsi y'umusaraba nzaguma iteka naho nabura ibyanjye ubonamo inyungu munsi y'umusaraba nzaguma iteka naho nabura ibyanjye ubonamo inyungu ndatangaye mukiza iwari ukwiriye kumbwira wawe iwaguremuye ndatangaye mukiza iwari ukwiriye kumbwira wawe iwaguremuye Yesu wanjye Jinzeo Shemwaganya mora Shemwagano kumashaka Uri shuti yanjye Uri shuti yanjye Yesu Shenge Shinjwa kumukunda Imbere yawe ndundi Imbere yawe ndundi Kuko n'umunda nk'abandi Nundeba nk'abandi Kuko njyewe undi ndukundi Iyo ndi mu rugendo Iyi nzira ari ndende Indoro yawe irandamika Nongera n'imbavu Ayiwe Shinjwa kugukunda Imbere yawe ndundi we Imbere yawe ndundi Kuko n'umunda we Disi Zasaza gusenga Uri rudasumba we Disi Zasaza gusenga Aiwa uri rudasumba we Uri rudasumba Disi Zasaza gusenga Aiwe imbere yawe ndundi Imbere yawe ndundi Kuko n'umunda nk'abandi Nundeba nk'abandi Kuko njyewe undi ndukundi Iyo ndi mu rugendo Iyi nzira ari ndende Indoro yawe irandamirika Ndongera n'indamu Ayiwe Shinjwa kugukunda Imbere yawe ndundi we Imbere yawe ndundi Kuko n'umunda nk'abandi Nundeba nk'abandi Kuko njyewe undi ndukundi Iyo ndi mu rugendo Iyi nzira ari ndende Indoro yawe irandamirika Ndongera n'indamu Ayiwe Shinjwa kugukunda urakoze cyane Asoburiwe usaba imbaraga maze nsinde icyaha ni wowe rutare mana yanjye ni wowe niringiye zaguhanga amaso buri
igihe usaba imbaraga maze nsinde icyago ni wowe rutarirwa mana yanjye ni wowe niringiye zaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinde icyago ni wowe rutarirwa mana yanjye ni wowe niringiye zaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinde icyago igihe cy'amakuba zaza ngusanga igihe cy'ingorane uzasubiza ubuyanja n'imbaraga uzamera ubutwari maze nshira agahinda gira amahoro uzasubiza ubuyanja uzanera ubutwari maze nshira agahinda gira amahoro ni wowe rutarema mana yanjye ni wowe niringiye zaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga oh ni wowe rutarema mana yanjye ni wowe niringiye zaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinde icyago ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima zagusingiza ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima zagusingiza ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima zagusingiza ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima zagusingiza ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima zagusingiza ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima zagusingiza 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 ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima zagusingiza ni wowe
Yesu Adidi ubuzima Zagusingiza aba ni abagabo bari abagabo mpamvu berekanye ba data wacu twabanye twese turi abana mwacu nta kintu kigeze tuvugana ari twebwe data yabyaye na mama ari mama nguyu uko mpaye mvuga ariko aranumva nzanza kumuramutsa kandi atari kunje nsengera Imana ngo Imana ikure muri ibi bibazo kandi nkabona gukuza umuntu wese ugifite umuje w'umwana n'uyu afite ikibazo ariko Imana imuragiye izana mu cyuro mwagira ngo uko banavuze ngo none aratugoye ngo araturemereye ngo uburyo ngo tuvuniste tumwifuriza gupfa oye cyari abantu bavunwa n'uyu ni murebe tumwaje mwese n'abandi basi nshimiye Imana ko mama agejeje iyi minsi ibyiza mama yakoze ni byinshi reka mvuga amagambo atanu ninje mfura yiwe aba ni imyaka mpamvu muyizi aba nanjye sinyizi ko muragenda mushingura imyaka arashaje ngo muyiroze he abayigabanya araba muto abayizamura timwumva ko Bibiliya yavuze uriya mugabo yavuze ngo imyaka 70 niyo y'umuntu ko muramugira akashaka umuntu mama yaratubyaye atubyara turi abana 12 umwe arapfa yapfuye muto aco tugeze mu minembwe dusigara turi abana 11 abana 11 mama na data baraduturana baradushingira baraturera neza mu by'ukuri kumbabwiye nta mwana wo mwacu wagiye mu buhaki wagiye asabiriza kandi nta kindi n'abashi bari bataraza n'aya maboko ya mama habe na Fabian arabizi ubwema umuntu baganyaga gukora n'nyina w'ubwema mukaka yarazi kandi bazaga bashana na mama yari kamuteba mama baraturera mu by'ukuri baradushingira twese okuduhe tubabwira mwisi nta muntu ugira umunezero urufungo ruje kuza rutangira kubahereza ibintu urufungo rugeze hagati rutangira kuba hagati ejo bundi ngo rugaruke rutangira kumfa n'abuzukuruza bo nditwa ariko hamwe n'ibyo akihariye ma tuzamuherekeza humura tugatekereze niko nzana kubwira ubwo zari ngo ese uravuga ngo nsengupfe ubwo sahaba ari gusenga gusenga oya twakoreye Imana ndo mukozi w'Imana sirasenga imusenga ngo nsengupfe mama aratubyara aradushingira papa maze gupfa twarasigaranye nawe turaba ntimwumva ko maze imyaka 7 hano mu Rwanda ariko papa maze imyaka 30 yarapfuye kuri cyo twamugiraga twaraba arengera na mbere n'ahana ntipabana mwose harimo twaba bayivana na mama ngabo kandi abana abagore b'indi miryango mama twabanye neza reka twizere ko tuzorangiza neza yarazi guhinga yarazi korora yarazi gusenga muri iryo kanisa ryabo bavuze igitangaza mama yazanakora mama yari afite tutaranyago nibo bari ufite nyinshi kuri twe mu minembwe bazaga bamucira inka mu kanisa ryabo ngo muri Diakonia ngo nje kuza kuba akaza akatubwira ati baciye none inka niza ni mu mpika ntazo twabuhaye ntimubyumvishe yazaga twakika nkaza kagatese inka yangirika ni mwebwe bene muzamubona n'abagabo benshi banagiye banapfa sindondogora ndabanje bamaze gupfa abagore basize bitirirwa urugo bafite abahungu b'abahungu ariko njye sinjye umuhungu udashaka ariko n'abahungu b'abagabo banyira baganza yamaza kwa mama ntigeze bava mu kwanya mutekerezo kandi ko mpamvu ko afite izina ryiza ariko ntigeze yitwa
kuko data na mama yari afite abagabo. Hakurya mwabuze mu by'ukuri mama yabyara abagabo b'intwari, mama yabyara abagabo beza, mama yabyara abakobwa beza, bose barashatswe kandi bagiye bashaka. Ntawaciye kuri murumuna we umwana kugeza kuri Juhashi njyewe abana banje bagenda ashakwa umukurikiye nawe dushimiye Imana kuko Imana yarinze mama muri iyi minsi y'intambara ntiyashya ruguru. Imana iramushorera iramuzana mu mezana. Aha ni mu rugo rwacu, aha ni yari wiwe n'ubu nyine nta kibazo kirimo. Umunsi Imana izashaka izabusarura ninatinda ntakazanagira ngo abandi bamuciyeho abandi kumutaho habe nabi wabo ntavuga amasito hasigaye abana b'impinja b'imfu baba. Ariko duhimbaje Imana kuko Imana yakomeje kumurinda. Uzakomeza wihangane kandi tuzakorera neza kuzageza ubwo uzarangiza ukava mu isi turi kumwe nawe. Murakoze cyane. Reka nshimire aba bantu bose mwaje, ntabwo nogereje gusobaho, barabatumiye muri itaba muza. Ariko rero reka muganga twasanze baza bavuga ngo umuntu agira iminsi mikuru gusa itatu. Ese ubu yabaye ingahe? Ko numvaga n'abagabo bakuru bari bavuga ko barabwira abana ngo nimume mukore aha ni amafaranga nimuyazane bamwe bayari. Ariko iminsi mikuru y'umuntu kuba mu isi ni itatu gusa, ni ukuvuka, ni ugushaka, ni ukuva mu isi Imana ikagucyura. Iyo yindi byanyu muzamwongeraho. Imana ibaha umugisha. jewe ndavuga amagambo magufiya. Nabonye iwacu asa n'uwarondogoye, ndavuga amagambo ageze ko kurane gusa. Ijambo rya mbere ndashimira